ndibuka mbere utari waza numvaga nezerewe kuba njyenyine bihagije. Duherukana ubwo Eddie yari amaze gufata umwanzuro wo kutabwira Chris ibyo Berwa yari yamubwiye, maze kandi ubwo Berwa yageze iwabo yihuta cyane ubona yuko yarakaye, ahita yinjira muri salo ahantu bose bari bicaye nuko ati papa Eri niza telefone yawe nshaka guhamagara mama. Hawa ati byagenze gute se ko mbona utameze neza, mama wawe se uramushakira iki? Berwa ari warakaye cyane ati ndakwiyamye, ibyo ngibyo ugenda ubibaze nyoko. Papa Eric ati Berwa ufite ikihe kibazo? Berwa ati uraniza telefone nihamagarire se cyangwa nako byihorere nibutse yuko nifitiye iyanjye. Ubwo Berwa yihuse cyane ahita ajya mu cyumba. Papa Eric akabaza Eric ati yari yagiye hehe? Eric ati yari yajyanye na mama sinzi rwose ibyo bari bagiyemo. Ako kanya mama Hawa ahita yinjira maze ati Berwa yageze hano ra? Hawa aramusubiza ati yinjiye mu cyumba ngo agiye guhamagara nyina. Mama Hawa ati tuza nkubwire Berwa. Ubwo nawe ahita yinjira mu cyumba maze arafunga. Berwa akamubwira ati ntabyo rwose nshaka kumva pe, ntabyo nshaka kumva. Wifata umbeshye ngunjyanye mu kazi kandi ushaka kungurisha, njyewe se ndi igicuruzwa? Kuki utajyanye Hawa se wawe cyangwa Erika? Warebye se ubwo nari njye ubereye kujya gukora kari akazi k'amabi koko na biriya bigabo? Waba uzi intambara naharwaniye? Reba navunitse n'ukuboko, kiriya kigabo cyanandiye n'inzara ndi kwirwanaho kubera yuko cyavugaga yuko cyamaze kubishyura. Mama Hawa ati ndabyumva, nakoze amakosa pe, kandi ngusabye imbabazi kubera ko ntabwo nigeze nyine ntekereza yuko bizakugiraho ingaruka. Nitaye ku mafaranga kurusha nyine uko nari nitaye ku buzima bwawe, ariko ndakwinyize rwose ntubibwire mama wawe. Berwa ati ntabwo ngenda umuntu rwose mubi nkawe, gusa wa mugore uri umugome pe, nta kindi nakubwira. Mama Hawa ati ndabizi rwose, ariko nizere ko basumba bariye. Berwa ati giye nashaka kuba ndi njyenyine. Mama Hawa ati ngaho reka ngufashe nta kibazo nkuzirikira ikintu kuri ako kaboko kawe dore kanavunitse. Berwa ati ntabyo nshaka genda ndabyikorera. Mama Hawa atoke sawa nta kibazo, nugira ikintu uza gukenera umbwire, dore kandi na ya mafaranga yawe nayazanye. Ubwo yese yashyiraho ngaho maze aragenda. Erika ahita yinjira maze ati Berwa ufite ikihe kibazo? Berwa ati nawe narakubwiye ngo sinzongera kurarana nawe, sinzi impamvu ukomeza kunyikururaho pe, wundi uranshakaho iki? Erika ati ariko se ubundi uzandakarira kugeza ryari? Ndabyemera rwose naraguhemukiye, ariko nagusabye imbabazi kandi rwose n'ubu ngubu ndacyazi gusaba. Berwa ati sawa, ubundi se nabyanga ngo bimarire iki ko mbonye ko mwese n'ubundi mwitaye ku mafaranga gusa? Erika ati ariko noneho nagufasha tugakora ibishoboka byose tukagaragariza Chris buri kimwe cyose. Berwa ati namaze kubibwira Eddie kandi arahita bimubwira, cyangwa se wasanga yanamaze no kubimubwira, ahubwo nakubaza ni yaba yahamagaye Hawa? Erika ati oya ntago yamuhamagaye. Berwa ati kubera iki se? Cyangwa yagize ikibazo muhamagare numve. Ubwo umukobwa afata telefone maze ati ino telefone ntuyibazeho ibintu byinshi, niyo Chris yamaye ngo njye muhamagara muhe Edge. Ubu se muhamagare numve ko nta kibazo afite. Erika ati kuki utekereza yuko afite ikibazo? Berwa ati nyine urumva yakabaye kuba nyine hamagaye Hawa akimara kumenya ukuri, ariko ntabwo yigeze amuhamagara kandi nta kuntu Eddie yaba atabimubwiye. Erika ati wabona yabimubwiye bikamurakaza cyane akaba yabuze n'imbaraga zivugisha Hawa. Berwa ati byashoboka pe, ubu ngubu disi yababaye, reka nze muvugishe, ahubwo ndabona ino telefone inazimije. Berwa yakije telefone maze ubwo arahamagara ariko telefone yikuraho, nuko ati ko atarimo kwitaba se, reka nongere muhamagare. Berwa arongera agahamagara maze Chris akitaba, akamubaza ati Chris uritabye? Oya nta kibazo nyine nuko bwa mbere yari yikuyeho. Meze neza, ahubwo se ko numva wishimye byagenze gute? Ngo wambuze? Nuko telefone yari yizimije. Oya nta kibazo nari nagize.
none se Edi mwavuganye umwanya? Nari ngiye kuryama tugakomeza tukavugana. Nta kibazo, reka mbanze ngira ibyo nsoza ndongera ngo uhamagare. Sawa, nta kibazo. Berwa kupa telefone ubona yuko yishimye, maze abwira Eric ati ngo ashaka ko dukomeza tukaganira. Eric ati nkaho yakaganiriye n'uwo bagiye gukora ubukwe ni washaka. Ubwo se Edi yabimubwiye? Berwa ati simbizi rwose, nta kintu abivuzeho, gusa ndumva ameze neza pe. Eje se ari he ko nari kumubona? Eric ati Eje aryamye mu kindi cyumba. Berwa ati yasinziriye ntaraza se? Ariko nta kibazo, reka njye vuba ubundi nongere mpamagare Chris. icyo cyose nkugumeho kuko urukundo mpa naho narusanga nawe ntabona unyitaho nk'uko ubikora we mami. none ubu se Hagati ubwo tugarutse kuri Chris yicaranye na Clara mu cyumba, ubona yuko umusore yishimye cyane. Clara barimo amubwira ati Shakiri wari wasaze none arakwihamagariye. Chris ati ndumva bindenze. Namuhaye telefone ngo ajye amamagara amu umwana tuvugane, none amamagaye kugira ngo ambaze ukomeze. Clara ati ese ko numva mwese ubwenge bwanyu ari bumwe, wowe ubwawe ntabwo wibuka yuko ufite ubukwe, uriya mukobwa nawe ntabwo yibuka yuko ufite ubukwe, ubundi muri mu biki? Chris ati Clara kuki nahuye na Berwa koko ntinze? Clara ati hanyuma sari kidasanzwe wamubonyeho? Chris ati nyine uriya mukobwa we ubwe ntabwo asanzwe, ni umuntu mwiza nyine, nkubwiye rwose ibyo wakumirwa. Bakira mama Chris ayitaza nuko ati ese bite byanyu ko mutaryama, muri kuvuga ibiki? Clara ati nyine Chris yasariye wa mukobwa na Edi yasariye. Mama Chris ati ariko uwo mukobwa rwose njyewe mfite amatsiko yo kumubona pe, kuko rwose sinumva ukuntu yatwaye imitima y'abahungu banjye bose. Clara ati none se ma, urumva koko Chris atari mu buyobe? Gutakunda undi mukobwa kandi hari n'uwo bagiye kubana? Chris ati ariko muri kwitiranya ibintu rwose, njye ntabwo nkunda Berwa, nuko nyine niviriye mu byanjye, naho ubundi rwose mwibyita urukundo pe. Nkunda Hawa kandi sinamugirekaho undi. Mama Chris ati ingo nyinshi zitabanye neza usanga bapfa ibintu nk'ibyo ngibyo, ugasanga wabanye n'uwo rwose udakunda kubera ko ntakunda ugombaga kubigenza. Mu by'ukuri turabizi ukunda Hawa kuko nyine ngo azi icyo gukora, gusa ntabwo ntekereza ko ari igitekerezo cyiza guhita ubana nawe kandi hari undi muntu uri gutekereza mu bitekerezo byawe. Chris ati ahubwo rwose ngomba kubana nawe vuba kugira ngo ntarengera. Urumva nyine muri kino gihe Berwa yankoresha icyo ashatse, rero nyine ikiza nuko nakora ubukwe vuba vuba, nkabona nuko mwirinda rwose mfite n'impamvu yumvikana. Hey, impamvu yumvikana nyine ubwo yaba ari umugore? Mama Chris ati yego rwose ibyo uri kuvuga nibyo pe, ntiwakomeza kumutekerezaho wamaze gushaka umugore. Ariko ndibaza na Berwa aba yasaze nkawe cyane we gusa uba wamusariye. Chris ati simbizi pe, gusa nyine ntago we ariko bimeze, kubera ko ashyira mu gaciro, ntiyajya mu bintu nk'ibyo ngibyo azi ko ngiye gukora ubukwe. Ariko njyewe undebere rwose umutwe mba nawutaye, kandi n'ibintu rwose biri kuba mu gihe gito cyane. Mama Chris ati Kri, uwo mukobwa yikomeza kumutekerezaho utazakora ibidakorwa. Akiraho telefone ya Chris irasona maze ati wose kandi uguhamagaye ninde? Chris arebye ati oh ni Berwa. Mama Chris atumva nkubwire muhu, mwihorera atazatuma rwese wangiza ubuzima bwawe na Hawa, kuko burya ngo urwanira byinshi ukabura na duki wari ufite. Rero mureke rwese uyimuvugisha, kandi umugabo nufata umwanzuro Kri ntago ari uyoborwa n'amarangamutima, sibyo? Chris ati nibyo ma. Mama Chris ati ngaho rero mukupe unazimye telefone, ikindi kandi bimwe wambwiye bye kwa papa w'uwo mwana nabyo bivemo, kubera ko nibyo rwose bituma udatekereza neza. Ni byiza gukunda uwo mwana, ariko guhorana na nyina rwose ntabwo ari byo. Ubwire Edi abari uzajya kureba uwo mwana ku ishuri guhera ejo, ibindi rwose uzagenda ubikora gake gakeya. Ngaho ukora ibyo ngibyo nkubwiye, dore ndabona yakomeje no kuguhamagara.
Nyagasani Chris ubwo yahise akupa Berwa azimya na telefone, ahita avuga ati kanjye kuryama. Mama Chris ati genda urare neza kandi ntubabare rwose cyangwa se ngo urare utekereza byinshi. Chris ahita agenda. Clara ati mama arababaye pe. Mama Chris ati nanjye ndabibonye yuko ababaye, ariko ni kuriya bigomba kugenda. Uziko amarangamutima rikatuma ukora ibidakorwa, ariko iyo ufashe umwanzuro byose bigenda neza. Kandi buriya nahawa rwose n'umukobwa mwiza nta kibazo cye, ahubwo birimo kunyibagiza ibyawe na Raymond. Ubundi bimeze biti? Uzamunzanira ryari? Clara ati ushaka se kumuha ibizame nk'ibyo wahaye Hawa? Mama Chris ati nshatse nabimuha, ariko nyine we namuha iby'abagabo, wenda nyine nkamufungirana mu nzu, nkamubwira ngo ushaka ukuntu usohoka muri iyo nzu nta rufunguzo tuguhaye, cyangwa se nkamubwira ngo shaka uko winjira mu nzu nta rufunguzo kandi nyine inzu ifunze. Nyagasani Clara ati ariko se ma kubera uko imeze gutyo? Mama Chris ati jyewe rega mba nshaka kureba ubumenyi bw'umuntu. Clara ati okay, niba ari ibyo ngibyo sinzamuzana rero. Ubwo se urumva wafungura inzu gute udafite urufunguzo? Mama Chris atari kumenya hari utamwizeye. Gusa ariko umugabo nyamugabo yabikora, kubera ko nyine nk'urugero ntabwo wabona inzu iri gushya ifunze kandi umugore wawe n'abana bayirimo. Kuba uri hanze rero ntabwo byakubuza gushaka ukuntu winjira kugira ngo utabare umuryango wawe. Gusa ariko nugira ikibazo sinzabimubwira, ariko uzamuzane ansure tuganire. Clara ati nta kibazo, ejo nzamubwira mama. Tugarutse kuri Berwa kandi ubwo yakomeje guhamagara Chris yumva telefone ntago iriho. Arakomeza arahamagara yumva telefone yayikuyeho, maze ubwo kanya ahita yiryamira ariko ababaye cyane. Chris kandi ubwo nawe yagiye kuryama atishimye habe na gato, ndetse kandi unabona yuko bose babuze ibitotsi. Tugarutse mu masaha yo mu gitondo, Berwa abahagaze ku muhanda ari kumwe na Eji na Erika. Ubwo nako kandi bari bategereje Chris, maze Erika ati Berwa wikomeza kurakara pe, urimo kureba nabi cyane bikabije, ikindi kandi ugomba kujya kwa muganga bakakuvura ku kaboko kawe. Berwa ati naho nshaka kujya. Bakiraho imodoka yagiye kuza barebye abona harimo Edi. Berwa ati Edi ati uratunguwe se? Edi arasohoka maze ati muri ihangana ntabwo byakunze ko Chris aza, niyo mpamvu ari ngije kubatwara, sibyo mwana? Ngaho tugende. Kaeje kati papa wanjye yabaye iki? Edi ati papa wafite akazi kenshi ntabwo yabonye ukuntu aza. Guhera uyu munsi ninjye uzagiza kukujyana ku ishuri kubera ko papa wawe yagiye hanze. Eji ati kuki se yagiye atansezeye? Edi ati yabyibagiwe, ahubwo reka nkujyane ku ishuri. Ahita amwicaza mu modoka maze ati reka mvugane na mama wawe rero ubundi nze tuganire. Berwa umeze ute se? Berwa ati ibyo numvise se ni ibiki kandi? Ngo Chris yagiye hanze? Edi ati we yarahari, gusa ariko nta kindi kintu rwose nari kubwira umwana wawe, cyane ko Chris atazongera kuza kumureba, ariko nugira ikibazo ngenda ahari. Berwa ati nkeneye kumenya impamvu Chris atazagaruka kureba umwana, ni ukubera iki? Edi ati sinzi rwose ikintu nabikubwiraho, gusa ariko niko abishaka. Berwa ati niyo mpamvu nijoro yahise akuraho telefone se bitunguranye. Namukoreye iki se? Wamubwiye bya bindi? Edi ati yego nabimubwiye, kandi nugira ikibazo nyine yafashe umwanzuro, ubu ngubu azi icyo gukora. Berwa ati none se mu by'ukuri afite ikihe kibazo? Edi ati ese kwangayitse cyane Berwa? Erega ntabwo wowe uri Hawa. Berwa ati byose kandi bihuriye hehe? Kuba ntari Hawa bivuze ko nahangayikira se Chris? Ejo twari tumeze neza, yanemeye ko ari buze kureba Eje, ariko sinumva rwose icyabaye. Ari hehe? Edi ati ari mu rugo, ariko ubu ngubu rwose agiye kujya mu kazi. Berwa atoke nta kibazo, jyana umwana ku ishuri. Edi ati ntabwo se waza tukajyana nawe? Berwa ati tujyana se kubera iki? Ninjye ujyanye ku ishuri se? Edi ati ariko ubundi Berwa kuki mbona witaye cyane kuri Chris? Berwa ati kuba se mwitayeho bigutwaye iki?
Eddie ati kumwitaho si bibi ariko uri kubabaza rwose umutima wawe kubera yuko we nagakwitayeho nk'uko wowe umwitayeho. Nuriya mwana wawe AJ yananiwe kumukorera ibyo yamwemereye. Ese utegereje yuko areka Hawa agakunda wowe? Reka nkubwire umwanzuro yafashe. Yafashe umwanzuro w'uko ibintu bye byose araza kubyikora maze akabyandika ku wundi muntu, hanyuma gahunda yo kubana na Hawa yo igakomeza. Berwa ati urabeshya. Nta muntu wabana n'umukobwa nka Hawa yamaze kumumenya rwose gahunda ze yazimenye. Urabeshya wowe. Eddie ati gahunda si amafaranga se? Yayikuyeho nyine kugira ngo Hawa atazabona na makeya, ariko kubana byo rwose birakomeje kubera yuko aramukunda cyane. Anizera ko nibamara kubana Hawa nyine azamukunda, ibya divorce akabyibagirwa na Raymond akamureka burundu. Berwa ati amukunda si ubwo bigeze aho ngaho? Eddie ati yego ahubwo binarenze aho ngaho. Nyagasani Berwa ubwo yarababaye cyane maze Eddie ati wibabara rwose mukobwa mwiza, ahubwo se ko mbona akaboko kawe kameze gutyo wagize ikihe kibazo? Berwa ati nta birenze wibyitaho. Eddie ati oya ahubwo ni ikibazo gikomeye cyane kubera yuko utagize ikintu bikoraho byakubera bibi, ahubwo ngwino tujyane turanyura no muri farumasi maze bakuvure. Berwa ati oya si ngombwa rwose Eddie. Ubwo Eddie ati Chris yikura akazirega ngo wibagirwe kwiyitaho. Yafunguye umuryango w'imodoka maze ati ngaho injira. Bose barinjiye. Eddie abwira Eric ati Eri bye. Bahise bagenda maze Hawa ako kanya araza nuko ati nibiki byaberaga hano ra? Eric aramusubiza ati kuki utaje ngo byiyumvire? Hawa ati nabareberaga kure kubera ko urabizi Eddie na Berwa si abantu banjye rwose ku buryo naganira nabo. Bigeze bamvuga se? Eric aramusubiza ati nge ntago ndi maneko yawe. Umukobwa ahita agenda. Hawa asigara avuga ati muba mubyukanye imishiha nk'abagore batwite, ako se ubundi njyari icyo bimbwiye nta n'ikintu bimbwiye rwose. Icy'ingenzi nuko ngiye kwikorera ubukwe. Ndumva naho narusanga nawe na bontu nyitaho nk'ukubikora we mami. None ubu sinaba utari, oya sinabishobora, oya sinabishobora. Baciye umwanya twagarutse kuri Eddie na Berwa bamaze kugeza umwana ku ishuri, hanyuma bahita berekeza mu rugo kwa Eddie. Bagezeyo barinjira mu nzu maze Eddie ati Berwa bawicaye gato ndaje nkuzanira umuti wo gusiga kuri ako kaboko kawe. Berwa ati ntago ariko byari ngombwa kunzana iwanyu Eddie. Eddie ati ndabyumva nyine warakariye Chris sibyo? Humura nawe uhari nta n'ahantu muraza guhurira, gumaho ngaho gato ndaje. Eddie ahita agenda maze ubwo mama Chris araza ari kumwe na Clara. Bakigera muri salo bahita bakubitana na Berwa, bose batunguye cyane. Mama Chris ati mama AJ wageze hano gute? Bahise bamusuhuza. Mama Chris ati amakuru. Berwa ati ni meza. Clara ati hano si kandi wahamenye gute? Ubwo Berwa ati hano ndahazi nkunda no kuhaza. Ahubwo se mwebwe bite ko muri hano? Bakiraho Eddie ahitaza nuko ati Berwa umuti ndawuzanye. Mama namwe muri hano mwihangane nazanye umushyitsi sinabibabwira. Mama Chris ati mama AJ muraziranye? Eddie ati yego ahubwo si we humuzi gute? Niwe Berwa nakubwiraga. Mama Chris ati ese burya? Clara ati Berwa ni wowe kutazanye umwana se? Nako ubu ngo bari ku ishuri. Eddie ati none se Berwa mwari muziranye? Mama Clara ati twari tuziranye ariko nyine twahuye rimwe, niwe nashakaga yuko azaza kunsura none uramunzaniye. Eddie ati biratangaje. Berwa wari ubizi ko uyu ngari we mama wanjye se? Berwa ati oya ntabyo narinzi, ariko twarahuye nyine hariya mukorera. Eddie ati uyu rero ni mama wanjye, uyu nguyu wundi akaba mushiki wanjye Clara. Berwa ati ni byiza rwose kubamenya. Mama Chris ati birashimishije rwose ni ukuri kuba muziranye. Ubundi nari mfite gahunda yo kuguhuza na Eddie, none mwamenyanye kera. None se uku kuboko kwawe kwabaye iki?
Berwa ati kwaravunitse. Clara ati Edi mushyirireho umuti twereka tube twigendeye. Mama Chris ati Clara ihangane gatoya birahindutse nago tukijyanye rwose. Ngiye kuba ndi kumwe na Berwa aho twari tugiye turaharetse. Clara ati nari mbizi rwose nago wabona umuntu muganira ngo ubu kigiye. Kanigendere. Clara itagenda maze Mama Chris ati ndishimye cyane rwose ntabwo wabyumva kuba muziranye. Edi akiraho telefone irasona maze ati ku kazi barampamagaye. Mama Chris ati zana umuti ndawumusigiraho wowe ugende ujye mu kazi. Edi ati sawa nta kibazo reka ngende turi kumwe. Berwa nugira ikibazo ubwire mama aragufasha nugira ikibazo icyo ari cyo cyose kandi n'umwana ndajya kumucyura we nubigireho ikibazo. Edi ubwo ahita agenda. Mama Chris afata wa mutima azabwira Berwa ati zana akaboko ngusigire. Ubwo aramusigira anamubwira ati umuhungu wanjye akwitayeho pe. Berwa ahita amubaza ati ese koko uri mama wa Chris? Mama Chris ati yego rwose hari ikibazo se? Berwa ati ntacyo nuko natunguwe nyine ntago nari niteze yuko rwose ari we nasanga uri mama we. Mama Chris ati nakubeshye rwose nanjye sinari niteze ko ndasanga ari we ho Berwa. Sinigeze numva bavuga mama Eje ariko Berwa yabaye Berwa hano muri uru rugo pe. Mfite umuhungu ugukunda cyane. Berwa ati Chris? Mama Chris ati oya ni Edi. Kubera icyo rutekereje Chris? Berwa ati ntacyo nuko nyine ari winjemo mbere. Ese ubundi ari hehe? Mama Chris ati simbizi ariko ndumva ashobora kuba yagiye nko mu kazi kuko ntago nigeze mubona byuka. Ariko mu by'ukuri ntago ageze zino saha akiri mu buriri. Wamushakaga? Berwa ati oya nuko nakubazaga nyine kubera yuko yagombaga nyine kuza kujyana umwana wanjye ku ishuri ariko haje Edi. Ubwo Mama Chris ati ese kumbi Chris niwe cyagiye wavugaga wari ugiye kureba. Ahita yibuka amagambo yose no mukobwa yavuze maze atari ko di ndabyibutse ko wavuze yuko wari ugiye kumugira inama ukubera ko umukobwa bakundanaga ngo atamukundaga siko wavuze? Berwa ati yego ariko si we navugaga, hari uwo ngo nari mvuye kugira inama hakaba na Chris. Mama Chris ati okay ni byiza cyane rwose mukobwa wanjye ntugatume hari umuntu rwose ujya mu bibazo kandi ubizi. Niyo kubivuga byaba biraza kwangiza ibintu byinshi ujye ubivuga ariko umuntu rwose nahure n'ibibazo kandi wari ubizi sibyo? Berwa ati yego nibyo. Mama Chris ati ariko ndabona utameze neza nkuko cyagiye duhura bwa mbere wari umeze. Wari uri kuvuga cyane ariko ubu ngubu rwose ndabona utanishimye. Nuko se wavunitse akaboko cyangwa hari ibindi? Berwa ati hari ibindi ariko nta birenze ndaza kumera neza. Mama Chris ati wambwira ariko ikibazo ufite nta kibazo. Ubwo Berwa atangira kuvugira mu mutima ati ubuse ni gute nakubwira ko nababaye kubera ko umuhungu wawe yanze kumvugisha? Mama Chris aramubaza ati none se nukubera Chris? Berwa ati Chris oya kubera iki subwo yaba ari Chris? Mama Chris ati okay Imana ishimwe ko byibura naho bihuriye ariko ndabona utameze neza pe. Berwa ati nyine mu by'ukuri ndumva hari ukuntu mu mutwe harimo kundya reka ntahe mbanze njye kuryama. Mama Chris ati oya ngwino uryame mu cyumba urataha Edi agarutse. Berwa ati oya rwose mu cyumba si ngombwa ahubwo nyine wenda reka ndyame hano mu ntebe. Mama Chris ati okay nta kibazo uryama reka nze ngutegurira akantu ko kunywa karaza gutuma umera neza. Ubwo nta kindi cyabaye koko Mama Chris yarajya ajya kumutegurira akantu ko kunywa. Berwa asigara aryamye aho ngaho mu ntebe. Arusanga nawe ndabona unyitaho nk'ubikora wemami none ubu sinaba utari oya sinabishobora oya sinabishobora. Tugarutse kuri Karara ari mu muhanda abarimo kugenda maze akabona imodoka itwawe na Raymond. Iyo modoka ibirimo abanyeshuri nuko ahita yikurikira. Raymond kandi ubwo yageze ku kigo nawe ahita parika imodoka abanyeshuri bavamo. Ako kanya Hawa nawe ayitaza. Ubwo Hawa
ati Raymond ndakuzindukiye. Yaramuhobeye maze Raymond ati ese ubu ngubu ntabwo uri kubona ahantu turi, urabona kumuhobera ari ngombwa? Hawa aramusubiza atari ku bundi wajya umenya ko mba ngukumbuye kandi amaso y'abantu nge nta kintu rwose abantwaye. Raymond ati hanyuma se uje hano kugira uti? Hawa ati sinkubwiye se ko nari ngukumbuye, ngiye kujya kureba Chris, tujye gukurikirana ibintu byanyu tuzakorera ubukwe, tunakoresha invitation, ariko nari mvuze nireka mbanze nta kibazo nkunyireho tuganire. Raymond ati ntabwo byari ngombwa. Hawa ati ese kuki muri no minsi umeze gutyo, nta nubwo ukinyitayeho pe, ntushobora kumpamagara cyangwa se byibura ngo unanyandikire, ni ukubera iki? Raymond atari ku bundi Hawa, uretse kunesha umutwe uba wumva nta kindi kintu wakora? Hawa aramusubiza ati rega ukuntu uri kwitwara ngiye birambabaza, ndetse kandi nta nubwo rwose ukinkunda nka mbere, kandi urabizi ngewe ndagukunda cyane, basi reka nijoro nze kuza kukureba iwawe tube turi kumwe. Raymond ati ntago ari ngombwa. Hawa ati kubera iki? Ntago nshaka se? Raymond ati ukundana na Chris, nanjye ngakundana na Karara. Hawa ati uratangiye, okay ibyo reka tubyihorera, ahubwo reka nguhobere ubundi umere neza. Ubwo nta kindi Hawa yakoze, yitonze cyane yaguhobereye Raymond, reka sinakubwira. Karara kandi ubwo uri hafi aho ngaho ahitaza abarababonye aratungurwa, ahita avuga ati Raymond niwe wari ugihoberanye na Hawa. Ati Kra. Ubwo umusore yigizayo Hawa maze ati urakora iki hano Kra? Kra ati ese burya ni ibingi biba mwibereyemo? Raymond ati bite nyine kuri hano? Kra ati ikibazo se ni ikiye kuba ndi hano? Wumvaga se kuzamisha akazi ukora kugeza ryari? Ubu se ko nkamenye, kuki utigeze umbwira ko uri umushoferi kandi kunafatanya na Hawa mu bushoferi bwawe? Ubwo Raymond ati ese ko mbona warakaye, mbere yo kumpata ibibazo banza umbwire waguhaye uburenganzira bwo kunkurikira uneka. Clara ati ikibazo se ni ikihe? Ntidukundana se? Ko wanze kumbwira akazi ukora, kuki wumva ko ntari kugukurikira nango nkamenye? Raymond ati none se sinakubwiye ko nzakakubwira, byari ngombwa yuko unkurikirana? Clara ati subundi ko mbona bikurakaje cyane, ntabwo rwose nge nigeze nkukurikirana, nuko nitambukiraga nyine nkaba ndakubonye utwaye imodoka. Ese ubundi kuki utigeze umbwira yuko uri umushoferi? Ibyo nta nubwo ari ikibazo rega, ahubwo ndibaza Hawa arakora iki hano, kuki nsanze muri guhoberana? Hawa ati Clara rwose wibirakariramo kubera ko nanjye nitambukiraga nyine mba ndamubonye ndaza turasuhuzanya bisanzwe. Clara ati kuki se ubundi buri gihe mbasangana? Ngiye nakubwiye ko ndaba nshaka rwose kukubonana n'uyu mukobwa, ariko wagira ngo ntabwo wumva. None bigeze naho musigaye muza mugahoberanira mu muhanda ahangaha rwagati. Raymond ati Clara watuje koko ntufate ibintu uko bitari. Clara ati kuki se natuza? Ubundi ubwo bushuti bwanyu muvuga ni nyabaki? Wagize kumisha kuri umushoferi none ukomeje no kunyongerera stress ukururukana n'uyu mukobwa. Raymond ati nyine Clara nanze kukubwira akazi nkora kuko nari mfite ubwoba kuzanyanga. Clara ati mbese nyine warandebye ubona nkunda ibintu nyine kurusha abantu ku buryo wari kumbwira nyine kuri umushoferi nkahita nkwanga? Ubushoferi se ntago ari akazi? Raymond ati basi ngusabye imbabazi. Clara ati oya, mu gihe ugikururukana n'uyu mukobwa mukaba mugeze naho musigaye muza guhoberanira mu muhanda, ntacyo navugana nawe pe. Clara ubwo yahise agenda. Raymond agiye kumukurikira Hawa ahita mukurura amubwira ati ubwo se ushaka kujya hehe? Rega nasoni ushaka kwirukana inyuma y'umukobwa? Raymond ati ngareba nk'ibintu bunkoreye rwose, ubyuka umuhoberera mu muhanda ubundi uneranya na Clara kubera iki? Raymond ati ngareba nk'ibyo unkoreye pe. Hawa ati kuba sarakaye bigutwaye iki? Ntabwo umukunda ni ngewe ukunda. Raymond ati ceceka ndamukunda. Nyagasani. Hawa ati ngo iki? Raymond ati ntukabyuka unyicira umunsi mani ngewe ngo namvugisha amagambo menshi. Umusore yagiye mu modoka maze ahita agenda. Hawa asigara avuga ati anyise mani ngo akunda Clara, none ansize hano, ariko nibyo ari kwigira rwose kubera ko ndabizi arankunda. Ubwo Hawa nta kindi yakoze, nawe yese afata moto maze ahita agenda. kuba njye nyine bihagije
nzanezerwa mindi nkuru iri munezero urutuwa mbere hagati tugarutse mu rugo kwa Chris Berwa abakiryamye mu ntebe unabona ko yasinzire rwose reka sinakubwira nuko Chris akayitaza Chris kandi ubwo azavuye mu cyumba ubona yuko nawe abyutse akimukubita amaso asa nk'umuntu utungwa ati Berwa se kandi arakora iki hano yaraje amukoraho ati Berwa ahita akanguka maze ati Chris uri hano ukora iki Chris ati ngende hano nkora iki kandi ari iwacu ahubwo wewe wahageze gute kuki wazindukiye hano Berwa ahita abyuka maze ati nazanye nyine na Eddie biba ngombwa yuko ahita ajya mu kazi nyine nsigarana na mama wawe ahubwo rwose ngize amahirwe ndakubonye kubera icyo uri kunyitwaraho kuriya Chris ati gute se Berwa aramubaza ati hanyuma se uko byagenze nijoro ntabwo ubizi urabizi n'ukuntu mu gitondo witwaye ntabwo waje kureba AJ ahubwo wohereje Eddie ndagira ngo nyine menye mu by'ukuri nagukoreye iki ku buryo wankora ibintu nk'ibyo ngibyo Chris ati nta kintu n'ukuri wakoze Berwa gusa nyine ni kuri bigomba kugenda ahubwo wabaye iki ko mbona akaboko kawe kameze gutyo byagenze uti Berwa ati ibyo ngibyo ntabwo bikureba Berwa aramubaza atari ku wundi Chris burya ukunda hawa bigeze hariya ku buryo ikosa ryose yagukorera utareka kubana nawe ahubwo ugashaka ibisubizo bitagize ikintu bimaze ngo kugira ngo mukunde mugumane Chris ati sinumva rwose ikintu ushatse kuvuga Berwa ati wabyumva gute se nyine kuva namenya uko ibintu byose bimeze nakoze uko nari nshoboye kugira ngo utagwa mu mutego wa Hawa ariko nyine kubera ko wamusariye ntabwo ubu byitayeho none kandi ngo kubana nawe birakomeje ubundi uriya mukobwa umukundira iki n'ubugome bwe niba se udashobora kumureka nukubera iki wigira nkaho unyishimiye hanyuma se kuki nijoro naguhamagaye ukigira nkaho wishimye ukanambwira ko twakomeza kuvugana ubundi wa munsi wansomye kugira ngo ngaragarize yuko ushoboye cyangwa warabishakaga nukubera iki ari igihe umuntu mwiza ukongera ukaba mubi nge ndashaka kumenya nukubera iki uri kuma bino bihano ni iki nagukoreye nyagasani Chris ati Berwa cururuka nkubwire Berwa ati nge ntago ncururuka pe nta nibyo nshaka kandi waraye ukinnye nanjye ariko ngo ncururuke wabuze ukuru byari binshishikaje kuvugana nawe nijoro ariko wabivuze urimo kunyinisha uhita ukuraho na telefone umwana wanjye we se yakoze iki ku buryo nawe watangiye kumuha ibihano kuba ukunda Hawa bisobanuye kubabaza abandi bantu ese ubundi yaguhaye iki ku buryo nyuma yo kumenya ibye byose wiyemeje kwandikisha ibintu byawe byose ku wundi muntu ariko ukazabana nawe harya ngo ushaka yuko azagukunda ko atagukunze uri umusore se muteretana urakeka azagukunda uri umugabo we ntago rwose agukunda nta nubwo azigera gukunda Chris ati Berwa urimo kuvuga ibintu biterekeranye rwose ugatuma binancanga ubundi mu by'ukuri wababajwe n'iki Berwa ati nabasimbabazwa n'iki ko mukundana ngiye ntari imari ubwo ahita asohoka maze Chris aramukurikira aramubwira ati uretse gatoya Chris aramufata maze aramubwira ati rwose ngenda byumva nijoro nakubabaje rwose na mu gitondo nakubabaje n'umwana wawe yababaye ariko se utekereza yuko ngiye basi nishimye nukuri nabuze imbaraga zo kuza pe Berwa ati kubera iki se ubundi Chris ati ese ntago ubona yuko ntangiye kurengera koko ntago ubundi bibaho rwose ko umuntu ufite ubukwe yashishikazwa n'undi mukobwa utari uwo bagiye gukora ubukwe ntago rwose bisobanutse ukuntu narara mvugana nawe kuri telefone kandi Hawa tutavugana n'iminota 2 sinzi ukuntu byagenze gusa ariko nyine mu mwanya wo gutekereza Hawa ni we huza rwose pe kugeza nubwo nisanze nabwiye Hawa ngo azashake rwose ukuntu azajya ahumura nkawe kuki nigeze ntinya kugusoma se kandi Hawa najya mbitekerezaho na rimwe ibyo ngibyo byose rero ni ukurengera umutima ugira ibyo wifuza ariko kandi sinanababaza rwose Hawa pe nge nawe turi abantu bakuru Berwa nta mpamvu yo gutwarwa niyo mpamvu nyine nagombaga kwitandukanya nawe Berwa ati basi ubu ngubu nibwo wishimye Chris ati ntago nishimye rwose Berwa ariko niko bigomba kugenda Berwa ati ariko se kuki ukomeje kwizirika ku muntu utagukunda Chris ati
ibyo ngibyo sinzi rwose ahantu bikura Berwa, Hawa arankunda. Berwa ati naga gukunda. Chris ati oya, Hawa arankunda. Berwa ati naga ariko gukunda, nta nubwo azigera gukunda kubera yuko kuri we rwose nta kintu ushoboye. Ibyo kandi Edi yabikubwiye ariko ntabwo wabyumvise neza, cyangwa se ukaba wanze kubyizera kubera ko ari njye wabivuze. Nawe uzakora iperereza ryawe ntabwo rwose uzasanga Hawa gukunda. Chris ati ese ubundi ugamije iki Berwa? Ko nzi yuko uri umukobwa mwiza uzi ubwenge, kuki ushaka kungaragariza isura yawe itari nziza? Ni ukubera icyo yifuza kumenya isura yawe mbi yihishe inyuma y'iyo sura yawe nziza. Sinzi rwose impamvu y'ibi ngibi, gusa ariko nyine ukwiye kumenya ko wasanze njye na Hawa dukundana kandi twari tumeze neza. Berwa ati hanyuma se ninjye se wababujije amahoro? Icyo mbonye cyo rwose ni uko nakugirira impuhwe kose udateze kwemera n'ibyo mvuga. Sinakabaye mu by'ukuri naraje n'ahangaha ngo menyane nawe. Ubwo umukobwa agiye kugenda, Chris arongera aramufata maze ati Berwa ndakwinyize rwose wigenda urakaye. Berwa ati ndekora nigendere Chris. Chris ati sinshaka yuko ugenda rwose urakaye. Ese kuki udatekereza ko buri kimwe kiramutse kigenze nk'uko tubishaka byazarangira mbaye umwe mu basore n'abagabo bacana inyuma? Ubwo Berwa ati uwo mutima mwiza wonyine ugira rwose ugaragaza ko udakwiranye na Hawa. Ufite ubwoba bwo guca inyuma umuntu guca inyuma. Chris ati ibyo ngibyo rwose wibiha umwanya pe, nizere yuko kandi utakirakaye. Ubwo Berwa ati ese reka nkubaze, ni ukubera iki cyagiye wansomye? Chris aramusubiza ati ariko impamvu urayizi. Berwa ati washakaga kunyereka ko wabishobora. Ubwo wabikoraga se wabyumvise gute? Urabyicuza cyangwa ahubwo wumvise ari byiza? Chris ati Berwa wambabariye koko ukareka kungerageza. Berwa ati nsubiza nta kibazo nigendere. Chris ati okay reka nkubwire rero, byari byiza cyane kandi biramutse ari ibishoboka sinazigira rwose ngira undi muntu nsoma rwose nyuma yawe, ariko ntabwo bishoboka kubera yuko uko byagenda kose nzasoma uriya mugore wanjye nyine gusa. Chris atarakomeza kuvuga, Berwa ahita amwegera maze ati ibyo ngibyo birahagije, reka twongere. Nyagasani ubwo nta kindi cyabaye Berwa yihuse cyane ahita yongera agasoma Chris kandi ubwo ntagafatiraho maze barasomana ariko sinakubwira. Ariko kandi ubwo bakiri muri ibyo, Hawa aturuka hirya maze akinjira mu gipangu akabara babonye akikanga, maze ubwo yihuse cyane ahita marumva nazigera nkuvaho zakora icyo ari cyo cyose nkugumeho kuko urukundo Nyagasani. Hawa afatiye mu cyuho Chris na Berwa bari gusomana. Biragenda bituma ibice bikurikira. Njye nitwa Alpha Sam nk'ibisanzwe mukomeje kubana umunsi ku munsi. Reka duhurire muri comment maze duhane ibitekerezo mbwira ukuntu muri kubyumva cyangwa se mwifuza ko biza kugenda. Hanyuma kandi niba ari ubwa mbere ngeze cyangwa se ubwa mbere mwumvise ijwi ryanjye, kane kuri buto like na subscribe kugira ngo udacikwa n'ibice bikurikira by'ino nkuru y'urukundo rwa Berwa na Chris. Hanyuma kandi murabizi yuko mbakunda cyane. Make sure subscribe. I love you all guys. Thank you. no sinaba utari oya sinabishoboye